Uyu ni nyezamu w'ikipe yanyu mukunda cyane Amavubi. Anarindira ikipe ya Kiyovu Sport yabaye kandi muri Rayon Sport ndetse na Apel Football Club. Ubu ari muri yombi, ndavuga amaboko ya polisi y'igihugu azira ibirori biherutse kubera mu rugo rwe bizwi ku izina rya Brado Shower, aho abakunzi b'umugore we Muyango bamukoreye ibirori hagamijwe kwishimira uburiza bwabo bombi dore ko benda kubyara. Ndi hano kubwo kurenga ku mabwiriza cyangwa se zimwe mu ngamba za coronavirus 19. Byagenze bite kuba wenda bakisanga uri mu maboko ya polisi? Tubwire mu buryo burambuye ngo dusobanukirwe. Ndibaza mu buryo burambuye benshi mwarabyanditse cyangwa se murabizi, ariko wenda muri details nkeya ni baby shower yabereye mu rugo iwanje. Actually ni surprise bakoreye Muyango yo kugira ngo twitegure nyine ya baby shower nko mubyumva. So ndumva muri make ni ibyo ngibyo byabaye, hanyuma turenga ku mabwiriza abantu baza mu rugo ari benshi, yani muri iyo sense. Ikirori cyagenze neza ndetse na polisi ntiyabafatiye aho. Hanyuma ariko baje kwizira dore ko amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zabo cyane cyane za Instagram, Snapchat ndetse na za Facebook yaje kubakoraho. Byatewe nuko twakoresheje fete y'umushiti wacu wari utwite yitegura kubyara, tuyikoresha mu gihe bitemewe, amavideo asohoka hanze. Rero ubuyobozi baradukurikirana baradufata kugira ngo kuduhanira amakosa twakoze. Ariko mwari muzi neza ko guteranira ahantu muri benshi iraza no kutubwira nimba mwari kinyingije, wari uzi ko ari ikosa, uhishe amakosa ubwo yazi muri rusange? Ntabwo navuga ko nishe amakosa nyazi, ntabwo nari kuko ngiye maze iminsi ndwaye, ntabwo nari nzi updates. Numvaga ko hari fete zikemewe z'abantu bake, twari bake cyane, twari abantu 8 nimba atari 9 nimba ntibeshye, njyewe n'undi umwe twari dufite covid test. So uko byagenze, ntabwo nishe amakosa nyazi, ntabwo nari mbizi. Polisi nayo mu nzira zayo iti ibyaha mwakoreye hihishe mukabishyira ku mugaragaro, ni hahandi tuzabibaryoza. Bishe amabwiriza yo kwirinda covid-19 bakora ibirori byo mu rugo, biza kugaragara ku mbuga nkoranyambaga n'amavideo cyangwa se no mu mashusho ko nyine bishe amabwiriza. Polisi irabafata. Baje rero kugenda bahamagazwa umwe batabwa muri yombi ndetse n'abataratabwa muri yombi baracyashakishwa. Kugeza ubu bari abantu 8 niyo makuru dufite. Anga murabona ko hari 5, hari 3 bakomeje kwihisha. Ariko twavuga nuko iyo wemeje kwica amabwiriza tukica amategeko uba wiyemeje, nta mpamvu yo kwihisha polisi cyangwa yo gutinya ko polisi gufata, kubera ko nibyo wahisemo. Ko ubizi neza ko polisi ari urwego rushinze kugenzura icyambere ihorezo ry'amabwiriza, ariko rushinzwe no kubungabunga umutekano w'abantu ndetse no kubahiriza amategeko. Ibyo rero aba bantu batatu batari baboneka, turabaza amazina yabo, tuzi aho batuye. Kuhihisha cyangwa se no kwihisha ahandi ntabwo bibakuraho amakosa bakoze. Babagira inama y'uko baza bakajya kuri polisi bakisobanura, hanyuma kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Polisi y'igihugu irakomeza kubashishikariza ko nta mpamvu n'imwe yo kudohoka dore ko covid ikomeje kugarika ingogo mu gihugu. Ababikurikirana cyangwa bumvise ko batatu babuze, ntibizere yuko bazica amabwiriza nabo bakabuza. Ntabwo ari bashobora kuzafatirwa mu cyuho, ariko noneho nabo nitubimenya nyuma nk'uko byamenyekana tuzabashaka tubafata. Ariko n'abazihisha tuzabashaka tubafate nk'uko tuzafata abangaba batatu batagaragaza uyu munsi. Icyo nicyo twakwizeza abanyarwanda. Nibareke rero gushakisha ese ubuzima bw'icyaha n'iryari, hari ibyo amategeko ateganya, hari n'ibyo amabwiriza ateganya. Mu gihe rero abantu bakirenga kuri aya mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo kigihari,
barakurikiranwa bazakurikirana. Afande, hari uyu Habiba aje aka kanya Kimenyi ngira ngo yari asanzwe hano, mwatubwira umufunga umeze gute, uwizana bimeze gute, ko bafatiwe mu ikosa rimwe, umwe aratubwira iminsi 5 undi tumubonye aza kano kanya. Aje kano kanya kuko nawe yari yabuze. N'ubu nabo abandi baje none hanga batatu bavuze twabakira kuko baba bizanye. Icyo tuvuga rero nuko bakwiye kwizana polisi n'abashakisha. Uwizanye ari kuri muri Hanyurusha cyayo kwino covid sije yoroshye. Kandi abantu bakomeje kwibaza ati yakabayeho wenda ubukangurambaga bwo mu midugudu kugira ngo akomeze inyigisho, byaba ari byiza ko tubifatanye namwe itangazamakuru mu bivuge inkuru muye kuri abantu babiba cyangwa na Kimenyi ubutumwa babahaye, mutuye mu midugudu, mutuye mu tugari, mutuye mu mirenge, mutuye mu turere, mu mujyi wa Kigali, cyangwa se n'ibitangazamakuru byanyu bigera mu ntara, ubutumwa busakare ko nta muntu n'umwe wemerewe ukwiye kwica amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Ngo bizamenyekana ako kanya azafatirwa mu cyuho, cyangwa se bikamenyekana nyuma azakurikiranwa afata. Uyu munsi dufite Kimenyi Yves wafashanyije ku mabwiriza nabo bari kumwe, ushize twumvisha abandi batandukanye mu byamamare bakunze n'abandi benshi bagiye baca hano kuri izi mikoro bambaye umupira bose bambaye ko byagiye. Kuba icyamamare gifatwa kigatanga ikiganiro mu itangazamakuru cyangwa mu bisobanuro bya politiki, ni kimwe mu bihano cyangwa ni ubukangurambaga n'icyamamare? Ahubwo ntekereza ko bakwiye kubera urugero abandi. Ngo niba ari icyamamare bagenzi be bazi ko ari icyamamare, akwiye kuba intangarugero mu byamamare cyangwa se n'abakunzi be cyangwa abafana be. Ibyo rero gutanga ubutumwa ntabwo ari igihano. Icya kabiri kumwerekana si igihano, ariko no kugira ngo n'abandi bose babirebere. Icyo nacyo mujye mukimenya. Ndagira ngo rero tuvuge yuko inshingano zacu twese reka dufatanye nk'abanyarwanda n'itangazamakuru ubutumwa tubigeze kure, ariko abantu ntibirinde kwica amabwiriza kurinda. Afande, ubutumwa ku banyarwanda n'urubyiruko by'umwihariko. Urubyiruko twagiye dukora gahunda nyinshi zirureba, haba mu bijyanye n'ibiganiro kuri radio na televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tweze no kugena gahunda yihariye yo kubasanga aho bakunze kuba bari mu mbuga zitandukanye, haba kuri Instagram, haba kuri Clubhouse, ya murabyibuka. N'ubu turabiteganya, turakomeza kubashishikariza yuko bagomba kwirinda kino cyorezo, bakakirinda n'abandi kandi bakabintangarugera kubera ko nibo Rwanda twese. Ngo Yves we aracyabasaba kumwikundira kandi ngo yiteguye kuzakomeza kubashimisha afata imipira nk'uko bisanzwe. So ku bakunzi bo bambabarire nyine bakomeze bankunde, ya Imana nayo ikomeze ishyiremo imigisha mu bindi wenda biri imbere, umuntu navanga. Kimwe waruvuze ko ari surprise itegurwa ry'ino baby shower, nta makuru wari urifiteho? Oya, navuga ko nta information zihagije nari mbifiteho kubera ko nta nubwo nari mpari biba, ntago nari. Ya murakoze. Kuri ubu ubugaragaye hari icyo gifite kuri morale yawe nk'umuntu, ibyo gukeneye. Bon, ntibyabura kugira ngo ufate 5 jours uri muri prison, umere gutya, then utange indi shusho hanze. Moralma uko biri kose hari ikigabanuka, ariko umuntu aba agomba kwita yegura umutwe nyine agashaka kugira ngo arebe uko azongera gutanga message nziza no kongera kwereka abantu ko yahindutse. Yuko abanyarwanda bumvishe ko kwizera urebye ikipe yikuyemo, kugira ngo abenshi bahise batekereza ko Kimenyi ko hari nta kibazo, kwibuka ko nawe uri muri prison. Umugongo wacitse? Ntago izo ntago bimenyeye hano, ntago nari mbizi ibyo ngibyo. So iyo ni indi detail wenda twazaganiramo nameze gutya. Uravuze ngo uburyo ibintu byateguwe nta makuru wari ubifiteho, ariko ahangaha umuntu wishe amabwiriza, none ubwo ahangaha ndi hano nka nyiri urugo bose. Ibintu byabereye iwanjye actually nawe urabyumva. Ibintu bibereye iwawe niyo waba udahari, urumva ko watanze permission kugira ngo bibeho. Ariko iyo pati ntabwo wari ubirimo. Ni birebire byasaba ikiganiro kirekire.
urumva navuga ko nari ndimo kuko ndi hano. Abantu wenda bakwiye bari buze kwibaza gutanga permission wayigusabye utekereza ko yakubwiye icyo yenda gukorera mu rugo nta makuru n'amakere yaguhaye kuvuga ati turashaka gukora ibi yarakubwiye ati urebye burya iyo ufite inshuti ni nk'umuryango. Nimba abantu bashobora kuba baplaningira ibintu iwawe ni nk'uko muba musanzwe mugendererana ukabaha karibu, hari igihe bashobora kuza bagasanga udahari bakiyakira, so ni muri iyo sanse ibintu byose bishobora kuba byategurwa udahari. Kimwe ntabwo atubwiye bagufatiye n'umunsi wari naho bagufatiye. Njye nta wamfashe, njye narijyanye kuko actually njye ntacyo nishinjaga. Fandi yarampamagaye ko numvaga ko ntacyo nishinja, so nagiye directly nabonanye nawe kuwa gatatu, yamamagaye saa 6 n'igice nari mugezeho kugira ngo nkureho ibyo bintu byose, so nta muntu ugeze amfata ngewe. Ubutumwa byasigira n'abandi bose nuko dukwiye gukurikiza amabwiriza abayobozi bacu batubwira kandi tukirinda kugwa mu ikosa. Hari bagenzi bawe bavuga ko batari hano wenda baradukurikiye, urababwira iki dore ko hari amakuru baramutse batageze hano nabo bahanwa birenze urugero? Icyo nababwira nuko bakwitaba bagahanwa nk'uko twese twahanwe, ubundi bikarangira mu mahoro. Wageze hano gute wowe? Nageze hano gute? Bisobanuye gute? Wahageze gute ko Kimemyi ari waje imbere wowe bagufasha bigenze? Bamfashe nk'abandi bose. Gute bisobanuye? Barampamagaye ko ngomba kwitaba nditaba. Habiba, kuba wafashwe ni kimwe, icya kabiri nuza kuva ahangaha bamwe mu bantu bakurikirwa n'imbaga nyamwinshi, n'icyo urakora ku gutanga umuti? Nkuko bari kubibona n'ubundi bari bubibona bankurikira yuko ntabwo bagomba kugwa mu ikosa, ndababwira yuko atari byiza kandi bakomeza babyirinde kuko birahanirwa. Didi Wise, iyi ni Legacy TV i Kigali.